Muraho neza nshuti za Ruta TV One. Reka ntangire mbakira mwese aho muherereye, mumeze mute, murakomeye? Njyewe hano ndaho meze neza, ndakomeye, ndashima Imana cyane. Ndetse n'abantu batari bakeya, abo bantu ni mwebwe, ni abafana banjye, nibushimira cyane. Hanyuma rero tugiye kwinjira mu kiganiro kitari kirekire cyane, wenda reka turase ku ntego tubabwira uburyo ibintu byifashe. Ndashimira cyane abakomeje kunkurikirana kuri Ruta TV One. Hanyuma hari abantu benshi, hari nk'inkuru mperutse gukora iyiheruka, ndasaba abantu kabisa bategereye kiriya kiganiro. Hariho agafoto k'umugabo twari kumwe mu bukwe, yari yicaye inyuma yanjye, ngiye gushiraho ifoto yanjye nibagirwa gukuraho ako gafoto kiwe, ariko ndizera yuko nta kintu bitwaye cyane kuko nyirabyo twavuganye bimeze neza, babyumvise nta kibazo kabisa. Hanyuma rero reka mbashimire mwese abakomeje kunkurikirana cyane cyane kuri Ruta TV One. Murakoze cyane, muri abantu b'agaciro. Tutabatindiye cyane, twinjira mu kiganiro. Aba bantu bafite ubukwe, bari bafite, mumbabarire kuvuga ngo bafite ubukwe, bari bafite ubukwe tariki 18 z'ukwezi kwa kane 2026. Save the date ngira ngo buri wese ari kuyibona aho ngaho. Buri ladies week mu kwezi kwa kane 2026. Aba bantu rero, umukobwa yitwa ngo ni Kanyana Aime, umuhungu akitwa Bisetsa Paul. Kanyana Aime, umuhungu akitwa Bisetsa Paul. Ni ukuvuga ngo uyu Kanyana Aime bagiranye igihe bakundanye n'uyu muhungu cyane, ariko kandi famiye y'iwabo ntabwo yigeze ishima yuko bakundana n'uyu muhungu, kugezaho famiye y'iwabo w'umukobwa ibo bumvaga yuko umukobwa agomba gushakwa hehe? Hanze. Ubu bukwe mbibutsa yuko bwari kuba umusiba, ni ukuvuga iki kiganiro ngikoze ubu mu ijoro, buca ari kuwa gatanu, ndagishiraho mu gitondo kare, ariko nyine ngikoze mu ijoro. Ni ukuvuga ni ugusiba, reka tubyite, kubera ko ikiganiro kijaho ejo kuwa gatanu, njyewe buraba bwakeye nibwo ngishiraho. Ubwo rero uyu munsi wo kuwa gatanu, ni ukuvuga ngo niwo twari gusiba, gusa kuwa gatandatu igikwe tukagitaha, kuwa gatandatu ubukwe tukabubamo. Uyu muhungu rero, sinzi impamvu abahungu beza bari kubengwa muri iyi minsi, sinzi impamvu. Cyakora naco titwareka kukivugaho ikintu c'ubukene. Twaganiriye na Paul niwe umbwiye ati kora ikiganiro gisobanura biriya bintu. None rero itangazo, ubukwe bwa Paul ntabwo bukibaye. Inkuru mbi, inkuru idashimishije habe na buke, nuko ubukwe bwa Paul butakibaye. Paul nagerageje kumubwira ati reka ngusabishe Paul, nanone ku umbwiye aya makuru, reka nanone uyavuge nawe n'abantu babyumva. Arambwira ati Ruta, amakuru yose urayazi, nayakubwiye, uranzi, uzi uwo mukobwa, twese uratuzi, genda we ukora ikiganiro ubwira abantu abari biteguye gutaha ubukwe ntabwo bukibaye. Ubukwe ntabwo bukibaye. Intego ni iki? Impamvu ni iyi. Ubu ngubu abantu benshi bari kwibaza ati ese ubu bukwe bwishwe n'iki? Ndabizi nitunabishira hano muranga kwemera abantu benshi kubera ko mutaramenya amakuru, ariko ntabwo hano twahashira inkuru y'ikinyoma nk'iyi.
iyi nkuru ntiwoja kubeshera undi muntu ngo cyangwa ngo iwe aze kwibeshera. Bashuti banjye twaganiriye na Paul, tukirangiza kuganira na Paul yambwiye ati rero uyu mukobwa arankunda cyane kandi nanjye nkamukunda, turakundana kugeza aho twagezeho gusohora ho kuvuga ngo basohore save the date. Kamwe murumva nk'uko iwabo wenda nyine nimba bazabanza bagakoshanya, atari ko kugira ngo famiye y'iwabo yemere ko uyu mukobwa ashakanwa na Paul, ati bwari kubw'impamvu z'umukobwa gusa. Famiye y'iwabo bakaba bafite mubyara neza w'uyu mukobwa. Mubyara w'ubwo muramwumva niko umwana wa nyirarume cyangwa wa mushengewe. Njye bambwiye mubyara we niko Paul yambwiye, sinzi nimba ari uwa nyirasenge cyangwa nimba ari uwa nyirarume, bose ni babyara ariko muri kubyumva. Ab'iwabo wa Kanyana bari bafite umuhungu, mubyara wa Kanyana neza, mubyara wa Kanyana neza, atuye hanze. Uyu mubyara wa Kanyana yasabishije kuva kera nk'uko agomba kuzashaka Kanyana. Ab'iwabo baravuga ati rero Kanyana yaratunaniye, Kanyana yanze gushakwa nawe, avuga yuko akundana na Paul kandi abana b'iki gihe ni intagondwa, kuvuga ngo umushiremo ikintu adakeneye, ati ntabwo bishoboka. Icyakurikiyeho rero famiye y'uyu mukobwa baramubwiye ati genda uje gukora ubukwe, ariko ntituzataha icitwa ubukwe bwa Kanyana, tituri ababyeyi ba Kanyana mu bukwe. Muri kumva aho ubu bukwe bwahereye kugira ngo bupfe? Tituri ababyeyi ba Kanyana mu bukwe. Genda nimba uzaba imfubyi, niba uzavuga gute ngo byagenze gute, ni uko ushaka kose uzakubikore, ariko rero kuvuga ngo twebwe tuzitwe ababyeyi bawe, twebwe ntabyo dushaka. Bangiye Paul iki? Paul arazira ikintu kimwe. Paul afite inenge imwe niyo azira, niyo iwabo bamuziza. Iyo nenge ya Paul imwe bamuziza ni iy'iki? Iy'ubukene plus umunyafurika, umuryango ukennye. Nico gusa baziza Paul, ariko umwana akaba yakundaga Paul cyane. Umwana akaba yarakunda Paul cyane. Umukobwa yari yaravuze ati njyewe mu bibazo mu byiza tuzabana, kandi surabona ni abasore kandi kameme njyewe n'amafoto ya Paul iyo mubona njyewe n'uburyo dusanzwe tubonana, sanzwe si kenshi cyane, sinavuga ngo duhuye cyane na Paul kenshi, nawe ari hano ari kumva wenda naje kubesha, ariko akenshi duhuye na Paul mburana nawe ari umusore umeze neza pe, w'umusirimu ukeye, ndetse na Kanyana nawe giwe ni umukobwa umeze neza, namwe muramubona kandi mwiza cyane. Ubwo ubwiza bw'umuhungu nje simbuzi, abakobwa nibo babumenya cyangwa abantu bakuze, ariko ndabona umuhungu wenda ashobora kuba ari mwiza, sinza mbona ubwiza bw'abahungu nje mbona ubw'abakobwa gusa, nibo nza mbona ari bo beza. Ubw'abahungu bwo abakobwa barabureba nabo, cyangwa se abantu bakuze. Rero Paul ikintu bamuziza kimwe ni uko ngo iwabo bakenye, Paul nawe akaba ari umukene. Paul akaba avuka mu muryango ukenye, ari umunyafurika. Ababyeyi titi twebwe icyo dushaka, turashaka icyitwa diaspora. Ariko mbibutse ko no ku muryango wo kwa ba Kanyana ngo ntabwo ari abantu bakize cyane, ni nkaho nabo bashakaga kugira babone uriya muhungu bamuprofitiremo, babone nabo umukwe w'umudiaspora. Iyi diaspora iramara abantu, iyi diaspora irasenya ingo, iyi diaspora irasenya buri kimwe cyose kirazi gisenya.
sinzi impamvu ubu ngubu abantu bari gutinya ubuzima cyane kuruta ibihe bya kera. Ubu bukwe rero bwa Kanyana bukimara gupfa, Paul yampamagaye arambwira ati rero ngiye kukubwira icisha ubukwe, nanjye ngiye kukibabwira. Cyakoze yamaze kumbwira gutyo ndamaze, se Paul ko muri kumbwira ngo ubukwe bimeze gutya, iwabo bimeze gutya na gutya. Ndamubaza ati se uwo mwana ati uwo mubombora ukazareka gukora ubukwe, ko ababyeyi biwe bavuze ngo ntabwo bashaka kuzaba mu bukwe bwe, ko ari igisebo. Paul aje kumbwira arambwira ngo kuri uyu munsi, kuri uyu munota, kuri iyi saha tuvugana Ruta, Kanyana ni umugore. Kanyana ni umugore w'undi mugabo. Dore uburyo iwabo babikoze. Kwa ba Kanyana baragiye bahamagaza wa muhungu ujya mubyara wabo. Mubyara wabo yari yarabwiye nyina na se wa Kanyana. Arababwira ati njyewe icyo ndashaka kumva ni ukumva ngo Kanyana yabaye umugore w'abandi. Kanyana ni umugore wanje. Nzakora ibishoboka byose mbone Kanyana. Noneho ngo Kanyana umuhungu aza hano muri Afurika. Akigera hano muri Afurika yahise aje kwa ba Kanyana. Arababwira ati rero naje nta kindi canzanye, naje kureba umugore wanje, umukunzi wanje niwe unzanye nta kindi. Kanyana ubwo nawe afite amakuru yuko ababyeyi biwe kugeza n'ubu ngubu mbabwire ngo ubukwe buzaba ku wa gatandatu, ariko ngo ababyeyi biwe bari batarakora ikintu na kimwe gisa n'icubukwe. Bari batarakora ikintu na kimwe ngo bamwereke inkunga, bamwereke nk'uko bamushigikiye nk'ababyeyi. Atabubwo ibo bari baramuvuyemo. Mu gihe bamuvuyemo, umuhungu iwe icyo yakoze, iwe yari afitanye gahunda n'ababyeyi bavuga ati njyewe nzaza ngira icyo nkora. Kanyana agera aho ngaho aravuga ati nijoro, iri joro ryakeye, aravuga ati si ubundi ubukwe, nzakora ubukwe, ba papa n'ubundi ndi kubareba nkabona nta gahunda y'ubukwe bafite, bari mu dushingano twabo. Ngwitse ngo yarimo anavuga ngo agiye ngo kuzinduka, ngo nimba ngo agiye kuzindukira hehe, ngo azagaruka ngo mu cyumweru gitango ko ku wa mbere. None nimba yaza aje mu cyaro, nimba yaza aje he, urumvaga nyine ni ukuvuga ngo ntagenda ubukwe buzaba ku wa gatandatu. Urumva nyine Kanyana nawe kameme yumvishije ababyeyi batarishimiye umuhungu, kandi wa muhungu ababyeyi bashaka akaba ari ino. Umuhungu akigera hano yahamagaje Kanyana ngo inshuro nka 3 bahura. Akamubwira Kanyana, naragukunze, uhereye ku nkwano z'uriya muhungu Paul yatanze nzazitanga, nta kintu na kimwe kibi nzakorera Paul. Tirere inkwano nzozigaruza, buri kimwe cyose cya Paul, n'udufaranga twose yagiye gusohokana twose utubare twaba twinshi, rwamurengerezaho nk'umushuti wawe n'ubundi birakureba. Ariko icyo nshaka, ndashaka ngo tukabane na Paul, uzabane nanjye. Uwo ni wa muhungu uvuye hehe? Hanze. Ati njyewe icyo nshaka, ndashaka yuko umugabo wawe azaba njyewe, apana kumva ngo Paul. Sinshaka no kumva Paul mu matwi. Kanyana ngo ikintu yamubwiraga, yaramubwira ati uko wabigenza kose, inzira wacamo zose, aho wanyura hose, ubushobozi bwose wakoresha, n'amafaranga yawe yose ufite ukuye hanze ugize imyaka n'imyaka urukorera, tibingana n'urukundo nkunda Paul. Urukundo nkunda Paul tirungana n'ubwo bukire bwawe. Njyewe nkunze Paul, niwe mugabo wanje. Noneho ikijega kubabaza, kibabaje cyane, n'ukuntu uyu mukobwa yari yarishimiye cyane Paul
ariko urukundo rw'iwe ababyeyi biwe ntibanyurwe nago. Ababyeyi ntibanyurwaga no kubona urukundo rw'umwana. Ababyeyi ntibishimira urukundo rw'umwana rwo kuba yabana n'umuntu akunze, ahubwo ababyeyi biwe barabigwanyije, barabigwanya kugeza neza neza ku munota aho Paul rero yaje abwira umukobwa ati kama mbaya n'ab'iwabo baraho, njyewe icyo nshaka naje kukubombora, tugende, ikintu cyose ushaka uzakibona. Umuhungu aramubwira ati se wewe wa mukobwa we wakabaye n'ubundi wenda utumvira, ese wewe urananirwa guhezesha iso agaciro basi? Ubu ukunze uriya muhungu kurusha iso? Ukunze uriya muhungu kuruta iso? Iso wakureze aragukuza, mama wawe arakurera aragukuza kugeza unganye gutyo, aho kuvuga wewe ngo unatekereze kuvuga ngo ufashe ababyeyi bawe munabona ubundi bushobozi, ejo bundi ningutwara hanze ukazoza ubafasha, wowe uri kwibwira kuja muri bariya batindi b'abakene, ejo n'ejo bundi uzabure uzoza uza gusaba mama wawe hano kandi nawe ari guhwera, nawe nta bintu afite, akeneye umuntu umuha, na papa wawe bombi bakeneye umuntu ubaha, ariko wewe rero ugiye mu biki? Uri kujya he? Urumva? Noneho icyaje gukurikiraho rero ati ntabwo waruha ujya muri bariya bakene, ugomba kuza nkagushaka nkaguha buri kimwe ushaka, ukazafasha famiye, ukava muri buriya butindi bw'ubukene. Umukobwa rero akimara kumva ayo makuru aratekereza, nawe aravuga ati papa n'ubundi byanze ntanshigikiye, mama ntanshigikiye, nta muvandimwe n'umwe yerererere, si ubundi ndi kuja he? Ndi kuja he? Umukobwa ikintu yakoze yagiye aramubwira wa mutipeti se uzi n'ikindi, duceho tugende. Umuhungu ati kuravuga nk'inanga, uyu ni wewe? Ninde uri kuvuga gutyo? Kanyana ati ni njyewe, ndi kukubwira tugende tubomboke. Iby'ubukwe byo ku wa gatandatu tubirekere ibyabo ngabo, twebwe tugende tubomboke, n'ubundi ubukwe bwari bwageze, tugende tubomboke twebwe. Ubwo Gakanyana yabwiye kera wa muhungu n'ubundi uvuye hanze ababyeyi biwe bashaka, kuko nawe yarabonye abona ababyeyi biwe ntibishimiye ubwo bukwe agiye gukora, nawe aruha aravuga ati wenda nimba ararusha akamasha akavuga ati reka mpfe kubikora gutyo, ariko ngo yahise abwira umuhungu ati duceho. Umuhungu uti njyewe nari nshaka ngo ubukwe bwanyu bupfe dusohore save the date. Ati dusohore save the date, ti niyo wona ashaka ku wa gatandatu, njyewe nogenda nkazana ikoti hariya bukaba ku wa gatandatu, ariko utabukoranye n'uriya mukene Poroga, njyewe ari njyewe tubukorana. Niyo wokenera ku wa gatandatu, niyo wokenera ryari, ubukwe gusa bupfe kuba nje nawe. Umukobwa ati rero sinkeneye kwitwa ngo ubukwe bwapfuye, kandi nawe uwizera umwana w'umuntu avumwe. Ubukwe bwanje bwomara gupfa, nawe ibyanjye nanjye bigapfa. Rero kugira ngo menye neza nimba kimwe nshishe ngomba gukiza ikindi. Rero nimba ari uko bimeze, nta yindi solution ihari, ni ukuvuga ngo ni ukubomboka. Nimba ubyanze wa muhungu we, umpa amahoro, ku wa gatandatu Paul wanjye tuzahagararana mu ikoti ry'iwe ameze neza, ndi mu gatimba mu musegetera, dukora ubukwe, ikizaba kibi. Famiye izataha ubukwe, papa na mama nibatabutaha no mwacu, famiye izabutaha.
ariko se uragira ubundi ise yari kureka gutaha ubukwe bw'umwana we kweri cyangwa mama we? Hari n'igihe bari kuba bari kumukanga ntawamenya. Gusa muri iki gihe diaspora ababyeyi ko barinjizamo abana ibindi bintu, umubyeyi mu buryo nyine yonabikora ibyo bintu. Ariko kandi tureke kuvuga wenda ngo byaba, hari n'igihe bitaba. So murababona aba bana, muri kubabona, uyu muhungu yari mwiza pe. Uyu mwana w'umuhungu yari mwiza, n'umukobwa ni mwiza, bari bajaniranye, bari baberanye, ariko birangiye Kanyana abombotse kwa mubyara we. Mubyara we uvuye muri Canada niwe umubomboye. Mubyara we nawe yamaze kubona Kanyana yamashije kuko nta bukwe, nimba mbese ko ibo batazokorana ubukwe bombi n'uwo mubyara we, ahubwo bazobukorana ubukwe buzaba iwe na Paul. Nimba ari gushakana n'uwo mubyara we ari ukubombora, bibaye ari ugushakana na mubyara we ari ukubombora, mubyara we nawe aruha aravuga ati nanje uyu mwana none nkomeje kumugora bya bibindi, aruha aravuga ati okay, reka n'ubundi kugire gute gucomokane tugende, ngucomokane tugende n'ubundi. Niko kugira gutyo umuhungu akoze ku mukobwa, baragiye barabomboka. Amakuru rero yo kuri Paul ari mu gahinda, ari mu mubabaro w'ubukwe bwiwe yari yateguye. Abantu ni itangazo, mwari mwiteguye kuja mu bukwe bwa Paul bwapfuye. Ubukwe bwa Paul bwarangiye. Ubukwe bwa Paul ntabwo bukibaye. Paul ni umusore uzi gushaka amafaranga, ariko kuba ari umunyafurika ntiyemewe, kuba iwabo ari abantu badafite amazu n'ibiki n'amamodoka ntiyemewe. Ibyo byose ngo ni inenge ziza zikitura kuri Paul. Birangiye Paul abuze umukunzi we. Birangiye Paul asigaranye agahinda, aho yazavuga ati nanjye sigaje iminsi umunsi umwe cerebure intsinzi yanje y'ubukwe n'umukunzi wanjye. Ariko birangiye bitabaye byo. Birangiye gahunda yabo ibabereye iki? Ubusa. Gahunda ya Paul ndetse n'umukunzi wiwe Kanyana kuri uyu munsi ntabwo bakiri abagore n'umugabo. Ubwo rero Paul yambwiye yamyohereje rikode mu gahinda kenshi ababaye, arambwira ati Ruta mfasha umbwirire inshuti n'abavandimwe ndetse n'umuryango wanjye bose ubambwirire ngo banyihanganire ku byambayeho, nanjye ubwanjye si njyewe, usibye ko nanjye byangwiriye mu buryo ntiteguye, nanjye nkumva ibintu byahindutse. Ati kweri nari nizeye umwana w'umukobwa kubera amasezerano twari dufitanye n'ibiganiro njye nawe twaraganiraga tukumva yuko ikizaba cyose, intambara zose tuzazigwana, ariko aratsinzwe asize mu rugamba njyenyine. Rero nanjye ubwanjye natsinzwe, nananiwe gutsinda urugamba. Ati rero icyo ngiye gukora, ati ni ugushaka uburyo twashaka abandi mu yindi minsi iri imbere. Ntabwo ndi umusore mubi, kandi ntabwo nteye ikimwaro, kandi umutima wanje wankomeje, umutima wanje njyenyine wampaye ihumure, atunyereka yuko nzanabona ndetse undi mwiza kurusha Kanyana. Ayo ni amagambo yamuvuyemo, njyewe ayo magambo y'ubwenge ntawe nayakura. Ati rero nuko bimeze. Arambwira ati njyewe Ruta wansabye ko dukorana ikiganiro, ariko mpa iminsi nk'ibiri itatu tuzabigarukeho
naruhutse, ntegereje kuwa gatandatu harenge, niharangiza kurenga tuzakora ikiganiro neza nje nawe. Ubwo rero nimukenera ikindi kiganiro cya Paul turi kuvugana nawe, iyi nkuru nimutazaba wenda nimuzumva mukikeneye mugakenera ko tumuhamagara Paul tuzamuzana tumuganirize hano, mwiyumvire namwe ibintu byamubayeho, mwiyumvire namwe ibintu ukuntu bitangaje, inkuru yiwe ukuntu ibabaje, muzabyiyumvira namwe. So rero bafana ba Ruta TV 1, ababyeyi bari mu bafana banjye, nabasaba kuvuga ngo timukaza mushiramo abana ibitekerezo by'ubukene ku rukundo. Ubundi muzamubereka ko urukundo ari ubukire. Hari abantu babaye hano muri Afurika, hano Uganda cyangwa se n'ahandi, hari abantu bahabaye neza, ndetse ndibaza bashobora kuba banarusha ubuzima bwiza abantu bo hanze, kuko abantu bo hanze barakora cyane ntibabwira umwanya wo kuruhuka. Hari abantu bakiriye hano bafite amafaranga, amazu, ibintu bitagenda, bafite ibintu byinshi kabisa, abantu utakangisha ngo ni iki. Rero umugisha wawe tuwuzi, umugisha w'uriya mwana wawe, umwana wawe ari kukubwira ngo akundanye n'uriya, umugisha w'uriya bagiye gukundana tuwuzi. Ese ntuzi kuko ashobora gushakwa n'ubundi n'uriya mu diaspora nawe akamubera ikigeragezo. N'uriya mu diaspora ashobora kumushakwaho nawe akabiba ibibazo, ntanamutware hanze bakanatandukanira nino. Urumva ni ibintu byose muba mugomba gutekereza mbere. Ntiwamutekereza gusa ngo wamuwishirira, ngo umuntu w'umubyeyi ashire ikintu cy'inyungu imbere. Numara umwana nawe wemera ushira indi imbere yo kuvuga ngo urukundo mbese wamupfa kwarara gusa ngo nuko ngo wenda ngo ubuzima, ibintu ni ibironkwa. Ibintu ni ibironkwa nshuti zanjye. Uyu munsi birabura, ejo tukabona ibindi. Kandi rero kuba umuntu ubona abaho adapfa, hari indirimbo ivuga ngo ese hari ubwo wigeze usanga intumbi y'inyoni ku gasozi yishwe n'inzara? Inyoni ntiyihinga, ntifite diaspora, ntifite iki, ariko ibaho ikarya igahaga ikabaho. Sikanswe umuntu uhinga iby'iyo nyoni ijya, uwo muntu iwe arabaho, iwe arananirwa kubaho gute? Umuntu ufite amaboko. Aba ni abasore babiri, ega iyo hanze twirukira. N'ubundi uri mu kwanga ngo wenda ngo turushakwa n'umuhungu wa hano ngo nibwo ngo utazaja mu bintu byo gupagasa. Uzi hanze uzaza upagasa uruhe wumva ugiye guturika. Abantu babayo barabitubwira, bazona bibabwira mu makomenti. Muzamutanga inama ku bantu bari muri Afurika yemwe, mubabwire yuko naho ngaho uburyo hameze nawe yego ni heza, inyungu irahari, ariko nabo ntibajyamye. Ababyeyi bakuru barakora, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo hakora utwana dutoya udusore, no, hakora ababyeyi bakuru. Usanga umusaza mukuru ufite abakazana n'abuzukuru aracaje mu kazi. Twebwe rero hano muri Afurika ukamwibwira ngo nishakwa n'uyu muhungu nzoza nja mu byaro, nzaza ngira, utabijamo se, cyangwa se hari igihe namushakwaho ntubona bijyemo cyane, birashoboka. Hari igihe wamushakwaho ntubijemo, ukabaho mu buzima bwiza, ugahindurirwa ubuzima. So guys, Kanyana yahemutse, ariko ku ruhande rw'umugabo wiwe, uwari umugabo wiwe Paul, yavuze yuko kuba Kanyana yamuhemukiye, iwe yavuze yuko iwe atigeze yumva yuko amakosa ari aya Kanyana. Ati Kanyana icyo yambwiye ngo ntibari kuvugana,
yambwiye ati Kanyana yahise nimba yaraburotse namba yiwe, arambwira ati Kanyana ndabizi aza gukurikirana, ati nagera ku kiganiro cawe azategera uzoshiremo akantu kavuga ngo Kanyana ntabwo nakwanze, kandi Kanyana ntabwo kosa ngushinja, nta kintu na kimwe ngushinja, ati nitunahura yewe uzandamutse wishimye nk'umushuti wawe mukuru, ati uzandamutse wishimye kandi wirengagije ibyabaye, ati ubyibagirwe kabisa, ati naje ndi kugwana n'umutima kubyiyibagiza. Murakoze mu ijambo rya Paul, nanjye ubwanje Ruta ndabashimiye kuba mwankurikiranye, ntiwibagirwe gukanda subscribe. Iyo nsoje amakuru mba nasoje n'ikiganiro, rero amakuru ndayasoje ngiye kuvuga ayandi naba mbeshe, kandi sinkunda kubesha. Ubwo rero amakuru nayo ngayo, nuko ibintu byifashe yeme, imihanda yanyereye.